What's up good people? Meze fresh. So hari ikintu nize ku bakiri bose. Abakiri bose ndakibigaho ndakiba. Njye narakibye. I don't think ko ari abakiri twaganira bya danje, but I believe that icyo kintu cyaramfashije. Ndabizi nanjye nzaba umukire. 2050 ndi kugenda. Ushobora kwibaza ngo kwiki akunda gutinda, kwiki akunda kuvuga ibintu ntakomeze. Let me tell you something that you never know. Kuba umugaragu. Kuba umugaragu is very hard. That's why I'm saying kuba umugaragu biragora. Iga kuba umugaragu, utiga kuba umugaragu. Umugaragu nta kintu uzigera ugeraho. Nutiga guca bugufi kuba umugaragu wa mugenzi wawe, w'abantu bawe. You will never be the rich. Kandi abakire twagiye. That's why I'm saying that please shyira usore hasi wige kuba umugaragu. Shyira ubwiyemezi hasi wige kuba umugaragu. Shyira cya bintu bituma wumva uremereye. Wige kuba umugaragu. Nuba umugaragu bizakugeza kure. Naho niwe yumva kurenze, wumva ko kaze bya danje. Let me tell you, umuntu wese abaye umukire yabanje kuca mu bugaragu. Ubugaragu rero, that is the key to success. Nindi key. Umugaragu. That is my channel. Subscribe. Ndakwinginze. Nureba ko nanjye nabaye umugaragu. Nigendeye.